tugiye kuvuga ku buzima bwa Aimable Karasira uzwi cyane nka Professeur Niga. Turavuga ku muryango we maze tuvuge ku mpamvu yapfuye, ukuri guhishe benshi batavuga. Tubahaye ikaze. Uyu mugabo yamenyekanye cyane nka Professeur Niga, yabaye umwarimu muri kaminuza ndetse bivuga ko yari n'umuhanzi. Benshi muzi ko ngo atashakaga kubyara no gushaka umugore, nyamara hari impamvu ikomeye tunagiye kurebera hamwe mu kanya gato yamuteye ibi byose. Umuntu wese uzumva ko Karasira Aimable yitabye Imana ntazagire umuzajya umunsi mukuru mwiza mutavuga araruhutse kabisa. Ugiye muri kaminuza y'u Rwanda UR University of Rwanda, cyane mu gisate cyigisha iby'ikoranabuhanga, cyane mu bya mudasobwa, Department of Computer Science. Ushobora gusanga benshi bamuzi ndetse bamwe muri bo bamukundaga cyane ku mpamvu zabo bwite. Wenda n'urugero, yamenyekanye cyane kuri YouTube bitewe n'ibiganiro ndangabitekerezo yatangaga. Umunyamuziki, akaba yarahoze anigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Karasira Aimable nta mwana asize, gusa hari impamvu. Yitabye Imana ku itariki 7 z'ukwa gatanu 2026. Tunyuze mu buzima bwe burimo n'impamvu yari afunze, ibikorwa byaganishije ku rupfu rwe, ndetse tukareba ngo ni muntu ki. Umuntu uraza kukubaza icyo ari cyo cyose kuri uyu mugabo uze kumubwira ko Karasira ubundi yafunzwe mu kwa gatanu mu mwaka wa 2021. Ibyaha yazize icyo gihe byarimo ibyaha byari bishingiye ku bintu yanyuzaga ku rubuga rwe rwa YouTube yise ukuri mbona, The Truth I See. Iki gihe yashinjwe ibyaha byinshi byarimo guhakana no gushaka guhindura amateka azwi, cyane aya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, genocide denial and revisionism, amacakubiri kandi gukwirakwiza ibihuha cyangwa se amakuru atari aya nyayo, ibintu udafitiye gihamya. Hari kandi ibyaha bifite aho bihurira n'amafaranga, ibyaha byasaga no kunyereza amafaranga ndetse no kunanirwa kugaragaza isoko y'umutungo atunze, cyane mu byagaragaraga iwe mu rugo yari atunze. Kwariho n'umuntu upfa muri societe akabafashije abantu, se nk'umuntu niba ari igisambo atisubiraho, abantu birirwa bambura amamobile, abakobwa cyangwa abantu binywereye, abantu bateza umutekano muke, abantu birirwa bagurisha urumogi namugo mu bantu hariya, batuma abana bacu barahengamye bagenda bacira inkunda, amamobile barayavanyeho. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 yakatiwe imyaka 5 mu buroko gereza kubera amacakubiri. Nasa nk'ufite n'akamaro gake nk'ibyo abantu bari kubona, wenda murabijaginga ko nta kamaro cyangwa afite. Nubwo abashinjacyaha batasibaga kujurira igihano kirekire nk'imyaka 30, yari ari kurangiza igihano cye cy'imyaka 5 mu ngororero rya Nyarugenge ahazwi nka Mageragere, kugeza ubwo yaburaga ubuzima. Dore ibitavuzwe rumwe ku rupfu rwe. Karasira yaguye mu bitaro by'akarere ka Nyarugenge ahagana mu rukerera rwa tariki 6 kugeza kuri 7 Meza zishyira 7 z'uku kwezi kwa gatanu 2026. Yari amasaha make ngo arekugwe afungurwe muri gereza. Kuri konti yemewe y'ikigo gifite amagororero mu nshingano Rwanda Correctional Service RCS, babitse inkuru ye bavuga ko mu gihe kwa gatatu asinye impapuro zimurekura kubera ko yabikoze ikigoroba, mu gihe yarategereje umuryango we kuza kumutora. Biteye ubwoba, yanyoye imiti myinshi cyane irengeje urugero muyo yari afite. Tubibutse bivuga ko Karasira yarasanzwe agira ibibazo byo mu mutwe, diabete, indwara zirimo pressure n'izindi. Amuko utubwira ngo ntituzababare, ngo kubera icyo ushaka ko umunsi uzapfa tutazababara. Ibyo bintu nagendeye ku bintu nabwiwe kuva ndi umwana, aho sijye nyene twarizwe n'indero. Iyo umuntu yitabye Imana abantu barababara, niko bimeze. Ariko nkasanga harimo contradiction iteka. Yagize crise rero ubwo nawe yaramaze kunywa iyo miti abavuye ku birayi, ntiyavuyeyo. Reka njye mbizi nkawe ni nko guhangana. Bo ugiye nshaka kugira ngo abantu niba kuko ibintu bavuga
babishyire mu bikorwa cyane niba babeshya inzego zavuze ko yazize kuba imiti myinshi yamurenze yakoreshaga cyane cyane avurwa uburwayi bwe. Ariko se ko tuvuga ngo yarategereje umuryango we wundi ni bandi? Karasira yavuze kenshi bivuguruzanya ndetse ku karubanda ku mateka y'umuryango we. Yavugaga kenshi ko yababuze cyangwa se yabuze abe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Gusa akagira aho bivuga ukundi byatumaga ashinjwa ivangura nanone. Ariko uko bimeze kenshi mu mashusho n'ibiganiro yagiye akorana na bamwe nka Isimi TV yavuze ko nta mugore nta mwana ndetse akagaragaza ko atifuza na gato gusiga umwana kuri iyi si. Wakibaza impamvu umwarimu muri kaminuza umuhanga byahamye kuba atarifuzaga gusiga umurage ku isi biteye agahinda. Bari hehe? Yavugaga kenshi ko abayeho ubuzima bwa wenyine nyuma yo kubura abe bakomokaga hamwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari ibintu abantu benshi batazi kuri Karasira Aimable. Ibyo ni ibihe? Ni ibi ngibi. Kwiyahura biramutse byemewe mu gihugu runaka urimo tureka kuvuga hano, biramutse byemewe ahantu waburi wakwiyahura? Nanabitinyutse ni ibintu bibiri. Erega ibintu byose uko bikora se inzira ntibwira umugenzi ikintu cyose uko gikora siko gitanga resulta. Uri na shuwa 100% nabikora. Nakwiyahura mukurana kwe cyangwa se mu rubanza rwe ku byaha yarafungiwe we ubwe ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bashinjaga ko yababazwaga cyane muri gereza, kudasinzira kubera umuziki wasakuzaga yacurangirwaga, urumuri ruhoraho ndetse no gukubitwa ibintu yitaga iyicarubozo. Mbere yo kuba umu-YouTuber ndetse gushinga umuyoboro wa YouTube yari yubashwe cyane kubera ko yigishije muri kaminuza y'u Rwanda ndetse akaba yarakoze mu bijyanye n'ikoranabuhanga muri Afurika y'Epfo. Ibyago bidasanzwe ndetse byaciye abantu ururondogoro mu nkuru ye ni urupfu rwe. Yapfuye ku munsi neza yari afite kurekurwa, ibintu byavugishije benshi. Yapfuye habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Dore icyo umuvugizi w'ikigo gishinzwe amagororero yavuze. Gusa niba tukiri kumwe ibwo kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nimwe uzajya ubona ibindi biganiro rusange tukugezaho. Ibiganiro bikwigisha buri munsi kubera ko turabambere kukugezaho ibyasohotse mu binyamakuru. Nyandiko Samuel Mugisha turi kumwe, ibi birihutirwa, mukore subscribe. Umuvugizi wa RCS uwo ni Sengabo Hilali yabwiye Igihe n'ikinyamakuru ko ku munsi wo kwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza, aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Ati ubusanzwe yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyoye nk'uyiyahura yanyweye myinshi niyo yamuviriyemo urupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6 ni mu rukerero ubwo. Hategerejwe raporo ya muganga igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Akomeza ati ibyo byabaye ibisaga byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye haba hasigaye gusakwa no gusohoka. Nicyo cyari gisigaye. Afata ya miti noneho arayigotomera. Yararangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Ni igihano yari yarahawe n'urukiko rukuru, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza. Ni ku itariki 30 z'ukwa 9 2025. Ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igororero ibarwa, Karasira yarangije igihano cye ku itariki 6 z'ukwa 5 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha ishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byari iby'iyeza ndonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe kashi nayo yari ari kuri konti ze zitandukanye zirimo n'iza banki cyangwa se na mobile money.
ubushinjacyaha bwari bwarajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufunga imyaka 5. Urubanza mu bujurire rukaba rutari rwakaburanishijwe. Ibi twabivuze kare. Imana imwakire mu bayo, igutuza heza Karasira Aimable. Kwiyahura biramutse byemewe mu gihugu runaka urimo tureka kuvuga hano, biramutse byemewe ahantu waba uri, wakwiyahura? Nanabitinyutse ni ibintu bibiri. Erega ibintu byose uko bikora se inzira ntibwira umugenzi, ikintu cyose uko gikora siko gitanga resulta. Uri na shuwa 100% nabikora. Nakwiyahura. Karasira umwe mu bagabo. Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoraho mu buryo bw'ibanga, ushaka gutera comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0782621130. Email yacu ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mwakurikiye Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze, mumaruke munsi y'video mwandike ijambo rya riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi ndetse n'amakuru. Kugira buri cyanyu ahangana iburyo hari ibiganiro birenga 500 twabakoreye bindi mwareba birimo inyigisho koko. Mubirebe mukora subscribe, birihutirwa. Somera umugisha. Montagne Rwandaise.